He. Ibi bintu muri kubibona gute ariko buriya ariko nawe numva nangiye kugira buriya wakwihuze umva rero mureke mbabwire nanjye ntabwo ndi Yesu rero burya mu kanya ndaje murambona mu kanya ahubwo none se umudamu ufite hano hantu cyangwa umugabo uzi yuko afite iki gituzi we mu rugo buriya hoye ariko nanone amasaha y'akazi ntararangira udataha kubera iki kintu ubonye hano ndabizi benshi muze mubikumbura cyangwa se ukaba uri kwicara ukavuga uti kino gitabo gisa nk'icy'umudamu wanjye ndagiye pe uyibeshye baragusezerera akazi ahubwo ndagira ngo umubwire neza ugenda umubwire nyine yuko wabonye kiriya gikobwa kiri hariya umubwire uti sheri kariya gakanzu nzakakugurira pe uyabonye nsanga umeze neza njye mbona igituza cyawe nyine na hano njye mpareba neza ego noneho nshaka kugira ngo nkubwire neza uburyo nyine ushobora kuza ugasanga umudamu wawe yicaye ameze gutya mu buriri ibaze noneho bikubayeho uvuye mu kazi cyangwa uturutse nk'ahandi hantu ukajya kubona ukabona usanze umudamu wawe yicaye nka gutya gusa urabona umushyi uko aba afite ameze nka gutya wawukizwa n'iki iki gihe nyine urumva nyine umudamu batangiye kwipfira ameze nabi nyine amerewe nabi icyo gihe kuramo kagakweto vuba vuba cyangwa se wa mugore utagira isoni ahita aza akaguhobera byose akabikuvaniramo batangira akakwereka ibi byose biri hano icyo gihe ukibibona umugore agucunga akareba hano akabona ikintu gitangiye kubaduka kimeze nka gutya uva aramutse agusohokanye ntabwo byavamo ahubwo uhita utangira kureba ahantu urufunguzo ruri urugi ukarukatsa mbabarira rero noneho niba tugeze aho ngaho ewana mfashe dutuze ba bantu bakure ku ruhande mwereke ngo nyine uramutunguye wamukoreye surprise usanze yambaye gutya kandi wamwemereye ko na kano gakanzu uzakagura ariko rero utugambo twinshi nanone uba uri kumuhata dutuma nanone umugore utangira kujya yivugisha twa tugambo nyine nka gutya ndimo kukubwira ujya kumugashirira rwose wambabariye atangiye kuburijwe kubera umushyuko mutabare rero sasa rero ndagira ngo noneho niba turimo neza ewana turimo neza witeguye kugira ngo noneho tujyemo rongora noneho ewana urabona nyine meze gutya ewana gucumita ukanyaza ugaswera byose si kimwe ni igituba noneho mfasha ukirongore neza kandi wishimye ewana inyota ku mugore n'umugabo ntabwo ari ukunywa amazi inyota ni wa mushyukwe uba umeze nabi ukumva ushaka kuyishyiramo kandi igihe kitaranagera mana yanjye utangira kurota irimo noneho ukajya wumvira kugikubitira mu gituba kandi utaranayishyiramo ibyo noneho nibyo nshaka kugira ngo wumve neza wari warota noneho kurongorwa ukumva umugabo ufite umushyukwe n'umugore bashyutswe baba bameze nk'abantu bari mu nzozi kubera ko baba batarazishyiranamo cyangwa se ngo igituba kiyumve n'imboro icyumve nkurikira rero iyo imboro itangiye kugira nka gutya turiya tuntu tujya tuzamuka ku mboro waratubonye udukora kumva ni nk'amazi ni utuntu tw'utuvuta tunyerera ukuntu wowe kabyara wikwica umugabo w'abandi icyo gihe uhita noneho umutangira ukamwiha bikomeye cyane amaguru ugatangira ukayafungura ukumva yuko nyine ugiye kurongorwa umushyukwe nyine wikwicisha nawe umushyukwe rega nawe urayikunda nanjye ubu ngubu cyangwa se ndumva nyifumbuye
ariko so ndagira ngo nkubwire ko niba ubonye turatuzi ku mburu y'umugabo, icyo gihe aba atangiye ubundi ububobere bw'umugabo turatuzi tujya mu gitsina cy'umugore ugasanga noneho bimeze neza fresh. Turafatanya rero kugira ngo igitsina cyawe wowe mugabo nanjye mugore, kiriya gitsina cyawe kibe kimeze neza cyane kugira kibe cyorohereye nyine, kugira ngo nintangira kuyishyiramo nanjye kwimagina ko ari njye uyifite kubera ukuntu nyikunda ariko noneho nibigenda gutyo urayishyiramo usange igitsina kiratose, igitsina kiroroshye, ni hahandi uri gushyiramo ikanyerera ukagira ngo iri gutirimuka ku rubobi, hari ahantu umugore niho aba atangiye kumva uburyohe. Nshatse kukubwira ko uburyohe bw'umugore bumeze aba yumva ari nk'urubobi, mbese imboro iri gutirimukaho, akumva ari kujya agenda umubiri wose wishisha rwose, akumva umubiri wose uri gukora neza cyane. Niho ndi kukubwira ko uburyohe bw'umugore ni nk'ikisi. Ntabwo nakubwira ngo ubuki buraryoha kuko biriya nibyo twumva mu kanwa, kandi ibindi tubyumvira mu gitsina. Umugore aryoherwa cyane iyo umugabo we arimo kumuvugisha, agenda avuga utuntu tw'utugambo tudahuye, asubiza ibibazo batamubajije, uwo mugore aba ari kuryoherwa bikomeye. Ndetse nkubwire ko umugore wavugishije ubugambo bwinshi yivamo akakubwira niba yanaguciye inyuma cyangwa ataraguciye inyuma, icyo gihe uba uri kumubwira mu kajwi gatoya uri no kumwongorerega. Hahandi muri cya gihe wumva atangiye kugira uburyohe bwinshi cyane bwinshi cyane, nibwo atangira akakubwira ibintu byose byagiye bimubaho. Noneho uracumita ukamucumita bitari byo gusunika bya cyane, usunika imboro by'iburu uyishyiramo nk'agace ariko bya vuba vuba, hahandi aryoherwa. Ukongera ukamubwira akamanura amaguru akayafunga, agasa nk'uyafunga ariko byoroshye, imboro ikajya yimanura iri no kunyura ku kibero cyawe mu matako yawe. Ewana, kiriya gihe ni ibintu biba bimeze neza cyane ku buryo araryoherwa kumva isi ayifashe mu ntoki. Fasha rero kugira ngo uwo mudamu abashe kukwirekurira, nawe wiyoroshye, imboro uyishyiremo ingufu nkeya. Hari abagabo bafata imboro zabo bakazishyiramo umwuka, agasunika ibigufu byinshi cyane, kandi iriya mboro ntabwo iba iri gukora ku bwayo, uba uri kuyikoresha. Fata imboro nyine uyishyiremo ingufu zayo, wikwihagamo ingufu, uyigire nk'igiti, huya birakuvuna umugongo cyangwa se bikunanize mu mubiri wose, wumve usa nkaho baguhondaguye. Koresha umushyuke wawe kugira ngo n'umudamu wawe cyangwa se sheri wawe anyurwe, yumve ko n'ubutaha ibintu bizagenda neza nyine, kugira ngo ajye ahora anagukumbura maze none se wazihanganye nk'umunsi umwe ugakora kuri iyo mboro wageze igiti ukuntu, ukumva ukuntu imeze. Buriya bampise nk'ururu ukuntu kiba cyabaye kiragagaye nyine, oya gabanya cyane bikomeye kugira ngo umudamu wawe utamukomeretsa kubera ingufu n'umwuka uri gushyira mu mboro yawe. Koresha umushyuko wifitiye, noneho y'amazi ayakuvuburire fresh, bidasabye imbaraga n'iki huya, ku buryo ugifata imboro ukigeza ahangaha, ewana, imboro irahumurirwa n'igito bigasara, noneho ukayishyiramo vuba vuba. Muri vuba vuba wibuka ko ugomba kuyimanura gakeya, hahandi umudamu uri kuyumva ubona atangiye gusinzira, atangiye guhumiriza, atangiye guhumeka insigane. Iryo jwi ariko kubera iki wowe uba utaryumva nk'umugabo uri kurongora, nawe uba ugomba guhita ubikora fresh, hahandi uhita uvuga uti umudamu wanjye burya ari kuyumva gutyo, uhita umutangira ukamubwira uti sheri uri kuyumva? Kubera ati yego. Sheri uri kubyumva gute, mbigenze gute? Akakubwira ukuntu ugiye kubigenza. Sheri none se mana yanjye mpindurira, haguruka umuhindurire umuhindi posteri kugira ngo bigende neza.
ububobere bukomeze bwiyongere, kugira ngo utamukanga cyangwa nawe ngo agukanga. Ntukanga umugore. Umushyukwe w'umugore iyo usubiye inyuma biba birangiye, kuko kurangiza k'umugore nawe nyine urabizi, burya arangiza kugira ngo agutegereze ubushake bwe buragabanyuka. Noneho wowe bisaba kugira ngo umutware gakeya, bisaba kumutereta nyine kugira ngo ugende uri kumva umubiri we, kugira ngo utawukangaho ukabyara. Wongere nkubwire neza ko kumucumita nanone kumwe nagiye nkubwira nti ugenda gakeya, ugishyiramo imboro bwa mbere uzi ko ugiye kumucumita, ushyiramo ukamutera irari kugira ngo akumbure kongera ushyiremo. Kubita uhita uzamura kandi utayishyizemo yose, ushyiramo agace ukubita ugenda ugira, noneho kugira ngo ayumve neza ewana urayikubita kabisa, ukongera ugahita urekura hahandi ubona asa nk'umuntu ujagara ari gufata ahantu hose, ukavuga uti se urasaze se. Oya nanone ugiye kumwagusara watuma agira umutima tumagira umutima, ahubwo ubikora gahoro witonze, ukabyuza mu kinyabupfura ugavuga sheri ubaye iki, ahandi wabona nyine biryoheye ukongera ukamwiba ugashyiramo kwa kundi ushyiramo gakeya, ugahita wongera ukayishyiramo ariko ikagera ku ndiba neza fresh. Ushaka kugikuramo gutyo ukamunyaza byaba ari sawa, kuko ewana umugore ahita avumbuka vuba vuba, amazi akisanza hariya, ibindi tugakoropa. Kanya rero ndaje mbabwiye neza, we muri gukoropa ndaje. Komeza ukore subscribe kandi mwibutsa ko ugomba gusharinga inshuti zawe link vuba vuba, ducomment turakeneye kugira ngo turebe noneho ikintu ndi buze kubabwira mu kanya. Murakoze cyane.